reka ngushimire wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye. turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. ntatinze inkuru zacu zirimo gucaracara mu binyamakuru bitandukanye bya hano mu karere k'ibiyaga bigari. reka tuzihere hano muri Kenya, aho byamaze kuba bigaragara ko Prezida William Rutto yamaze kuba ashiraho abayobozi bahagarariye igihugu cya Kenya mu bihugu bigiye bitandukanye. nk'ubwo byaje kuba bigaragara ko uyu witwa Judy Kiaria Nkumiri ariwe uhagarariye igihugu cya Kenya hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC, ni hano mu mujyi wa Goma nk'uko byatangajwe. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi akaba yashizeho ambasaderi mushya, akaba yitwa Henry Wambumba, ndetse no muri Tanzania hakaba hariyo Catherine Kirumba Karemu, no mu bindi bice cyangwa se mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bya Aziya ndetse n'Uburayi. Ariko kugeza amagingo angana nacyo kintu kinzanye, uyu mugore witwa Judy Kiaria Nkumiri yaje kuba agarukwaho kenshi cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu karere k'ibiyaga bigari. niwe biri kugarukaho bivuga kuri uyu mugore ugiye koherezwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bigenzurwa na M23. hanyuma rero tugiye kuba tubigora ko tubireberaho akantu ku kandi. ese ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba bushobora kuba bwemera uyu mugore kugira ngo aze guhagarara Kenya hano i Goma? ese biraza kuba bigenda bite cyangwa se bizarangirira hehe? byose tugiye kuba tubigora ko akantu ku kandi. ikindi turaza kurebaho, ese kuba uyu mugore agiye koherezwa hano babifite ikihe gisobanuro hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kenya cyangwa se bwa Prezida William Rutto? urabyibuka neza ko byagiye bihwihwiswa cyangwa se bivugwa ko uyu mugabo Colonel Nanga ashinga AFC yaje kuba ayishinga aturutse hano muri Kenya. tugiye kuba tubigora ko turebe akantu ku kandi. ni mu gihe kandi imirwano ikomeje nk'uko byatangajwe ku munsi w'ejo w'itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Wazalendo na FARDC baje kuba basubiranamo n'ubundi bararwana ni mu bice bya Kindu. ahangaha bikaba bivugwa ko abaturage bagera ku 9 bapfuye ndetse n'abandi bagera kuri 12 nabo bakaba barakomeretse aho ngaho mu bice bya Kindu. tugiye kuba tubigaruka akantu ku kandi. icyo usabwa nukomeza kuba nanjye ngusaba gukora subscribe, share na comment, hanyuma yiri Hayimoni Family Empire. hanyuma ngusabe rero gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi turebera hamwe iba bigenda bicaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye. wumva ni Emmanuel. ntatinze rero ikiriho cyo Prezida William Rutto yohereje umukonsila cyangwa se uhagarariye Kenya mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC. ibi ngibi byabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2025. uyu nguyu akaba yitwa Judy Kiaria Nkumiri. ibi ngibi icyo bishatse kuvuga cyangwa se isura biri gutanga, biratanga isura ubufatanye buri hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kenya. ibi ngibi biratanga isura ya diplomasi iri hejuru hagati ya Prezida William Rutto ndetse n'abayobozi b'ihuriro AFC. ibi ngibi kandi bikongera bigashimangira umubano uri hagati y'igihugu cya Kenya ndetse n'ihuriro AFC. abantu benshi babigarutseho cyane ku mbuga nkoranyambaga, niko natangiye nkubwira. benshi cyane babigarutseho babivugaho, ntibigeze bareba aba bambasaderi cyangwa se abayobozi bandi Prezida William Rutto yanomye yashizeho bahagarariye Kenya mu bindi bihugu. nkuko nabikubwiye mbere, harimo nk'uyu nguyu uhagarariye Kenya hano muri Tanzania witwa Catherine Kirumba, cyangwa se hano mu Burundi uhagarariye Kenya akaba yitwa Henry Wambumba. bagaruka kuri uyu Judy Kiaria Nkumiri. ibi ngibi byamaze kuba byemezwa ko uyu mugore adashobora kwerekeza hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe ubutegetsi bwa Kinshasa
butari bwabisinya ngo bubyemeze. Bivuze ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi azemeza ko uyu mugore yajya hano i Goma mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC, igihe azaba atabyemeje ntabwo uyu mugore azajyayo. Ibi rero abantu bari gukomeza kugenda babivugaho cyane, ariko kubivugaho cyane nuko byagiye bihwihwiswa ko uyu mugabo Colonel Nanga uhagarariye AFC yashinze uyu mutwe aturutse hehe? Aturutse hano muri Kenya. Urabyibuka neza, icyo gihe byarasakuje cyane, nabwo biravugwa, yewe bikaba byaranavugwaga ko uyu mugabo Perezida William Rutto nawe ashinjwa kuba afasha ihuriro AFC M23. Ese kugeza amagingo aya ngaya byaba bishatse noneho kwemeza ku mugaragaro ko uyu mugabo ashigikiye M23 cyangwa se hari ikindi bishatse kuvuga? Icya mbere gishobora kuba kibyunganira cyangwa se kibyemeza, urabyibuka neza ko mu minsi yashize, icyo gihe hari mu kwezi kwa gatatu, u Rwanda rwafunguye imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'uriya mupaka la Grande Barriere la Croniche. M23 iti rwose abantu bashaka gukora ingendo bava mu Rwanda berekeza mu bice tugenzura ni karibu. Icyo gihe umupaka warafunguwe. Urabyibuka neza, hari mu kwa gatatu uyu mwaka wa 2025. Urabyibuka neza ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, nejo bundi ntabwo ari kera, Prezida Museveni wa Uganda yafunguye umupaka wa Bunagana uhuza ibice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 ndetse na Uganda n'ibindi bice byose bigiye bikoze kuri Uganda ariko bigenzurwa na M23. Ibyo byose cyangwa se iyo mipaka minini mitoya yarafunguwe. Hanyuma hari n'ibindi byagiye bikomeza kugenda binagarukwaho, bivugwa ko Ubushinwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byose byifuza gukorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni mu gice kigenzurwa n'ihuriro AFC. Ibi ngibi ni bigaragaza iki? Ni bigaragaza urugendo M23 irimo, aho bageze ibihugu birifuza kuba byakorana nabo mu bijyanye n'ubucuruzi. Ibi ngibi bikagaragaza ubuhanga n'ubuhangage cyangwa se diplomasi iri hejuru ya M23 mu bice bagenzura. Ikintu kiriho tugiye gukomeza kugenda dutegereza, tugiye gutegereza turebe ese ubutegetsi bwa Kinshasa buraza kuba bwemera ko uyu mugore Judy Kiaria Nkumiri yerekeza hano i Goma kujya guhagararira Kenya, cyangwa se ntabwo bari bubyemere. Ibyo tuzabigarukaho. Hanyuma rero, ubusanzwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya ihagarariwe n'uyu mugabo witwa Engineer Peter Tum washizweho muri Mata 2025. nawe urumva nta gihe kinini amazeyo, ni igihe gitoya kuko ni mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Ariko ku itariki 15 Kanama 2025 bashizeho umwungirije, uyu nawe akaba yitwa Moni Munyange. Aba bose bahagarariye Kenya hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabyibuka neza ko kuva Goma yafatwa cyangwa se yatangira kugenzurwa n'ihuriro AFC ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025, icyo gihe ni imirwano ikomeye cyane yabereye hano mu mujyi wa Goma. Hanyuma M23 itsinda ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe ihuriro AFC nibo bagenzura iki gice cya Goma ndetse na Bukavu cyangwa se Kivu zombi. Kuva kera na kare
bahoze bifuza ko bashaka Repubulika ya Kivu. Kugeza ubu ngubu intambara imaze iminsi iri kuba, ubwo navuga ngo y'ibiganiro, intambara yo gusinya amasezerano aganisha ku mahoro arambye. Ibi ngibi twavuga ko kugeza amagingo aya ngaya iyo ugiye kureba usanga bitaratanze umusaruro nk'uko byari bikwiriye, cyangwa se nk'uko byumvikanyweho. Nk'ubwo ngo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi, murabyibuka ko hasinywe inyandiko y'amahame ngenderwaho hariya iduha muri Katari, babifashijwemo na leta ya Katari. Urabyibuka ko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu nabwo hasinywe amasezerano aganisha ku mahoro arambye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byose twavuga ko bitigeze bitanga umusaruro nk'uko bikwiriye. Bikaba byarakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze gushira mu bikorwa, cyangwa se ubona bugenda bigura intege mu gushira mu bikorwa aya masezerano cyangwa se iyi nyandiko y'amahame nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hamaze iminsi rero hari kuba imirwano igiye itandukanye mu bice bigiye bitandukanye, kugeza n'ubwo uyu munsi byaje kuba bitangazwa ko, cyangwa se uyu General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za UPDF za Uganda, yavuze ko mu gihe M23 yaba ifashe Uvira, UPDF nayo yiteguye gufata Kisangani byihuse. Ibi ngibi urabyibuka uyu mugabo sibwo bwa mbere yabivuga, n'ubundi yigeze kuba bivuga, avuga ngo M23 mu gihe yaba idashoboye gufata Kisangani. Urabyibuka icyo gihe ni cyagiye rero maze bise bafashe Warikare ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, hanyuma ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu bayivamo, biturutse ariko ku biganiro byari biri kubera iduha muri Katari, biturutse ku busabe bwa Katari ko bagombaga gusubira inyuma, hanyuma hakabaho kumvikana cyangwa se hakabaho gusinya amasezerano y'agahe cyangwa se yo kurambika intwaro no kutagura ibirindiro. Ibi ngibi M23 irabyubahirije, iva muri ibyo bice yari yafashe. Ariko mbere yaho urabyibuka neza ko General Muhoozi Kainerugaba yaravuze ngo mu gihe cyose ngo M23 yabidashoboye gufata uyu mujyi wa Kisangani, ngo ni bahigamire cyangwa se bamuha uburenganzira we ayifate mu gihe kingana n'icyumweru. Twabigarutseho cyane. Uyu munsi rero uyu mugabo n'ubundi yongeye kuvuga ngo M23 niramuka ifashe Uvira, UPDF nawe yiteguye gufata Kisangani. Ibi ngibi yabigarutseho abivuga, ariko noneho abantu bakavuga bati amasezerano yavuguruwe ya Operation Shuja yo kuwa 20 z'ukwezi kwa gatandatu, urabyuka ko yamaze igihe kingana n'iminsi 3 kuva ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu kugeza ku itariki ya 23 z'ukwa gatandatu, bari muri ibi biganiro byo kuvugurura amasezerano ya Operation Shuja yo kugarura amahoro mu bice mu ntara ya Ituri, iyobowe n'uyu mugabo witwa John Ruboya, ndetse n'uyu nguyu uhagarariye igisirikare cya FARDC ni Lieutenant Jules Mbanze Mwirambe, ari nawe washize umukono kuri aya masezerano ya Operation Shuja hagati ya UPDF ndetse na FARDC, ubwo ari kumwe na General Muhoozi Kainerugaba nyine wari uhagarariye UPDF. Murabyuka icyo gihe ari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Kugeza amagingo aya ngaya bagombaga kuba barwanya cyangwa se barasa ku cyitwa Wazalendo, bakongera bakagarura amahoro mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Ituri, noneho bakongera bakarasa no kuri Kodeko ndetse na ADF. Ariko kugeza amagingo aya ngaya abantu bari kuvuga bati ni gute Muhoozi yaje kuba atangaza aya magambo cyangwa se avuga ibi ngibi, kandi duherutse kumubona hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye mu kuvugurura amasezerano ya Operation Shuja. Ibi ngibi byabishatse kuvuga iki? Ese biri kuva he, biri kwerekeza hehe? Ariko ikigaragara cyo nuko iyo ugiye kureba usanga kugeza amagingo aya ngaya twavuga ngo byamaze kuba bidatanga umusaruro, kuko mu minsi yashize mumaze iminsi muri kumva ADF ibyo imaze iminsi iri gukora,
hano mu bice bya Beni Bunia na za Rubero n'ahandi hagiye hatandukanye nka Kodeko. Murabizi ko yari imaze iminsi iri kugaba ibitero ku basivile cyane cyane abo mu bwoko bw'Abahema ndetse ngo n'Abatutsi. Ibyo byagarutsweho cyane, murabyibuka cyane ubwo hariya za Komanda, mu gace ka Komanda ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2025 hapfuye abarenga 43 barapfuye bicishijwe ibikoresho bya gakondo. Murabyibuka ko twabigarutseho cyane iyo bagiye no kubashyingura. Murabyibuka ko n'ubundi ADF yaje kugira gutya irwanya ubutegetsi bwa Uganda, irarasa mu ruko kubashingura mu ruhango kubashingura biruka batabashinguye. Twabigarutseho cyane. Ibi byose rero bigakomeza kwerekana ko nubwo bwose aya masezerano yasinywe ariko twavuga ko atatanze umusaruro cyangwa se ari ukorekera iyo ngiyo, ahubwo abantu bagashaka izindi nzira banyura ariko zishobora kuba zagarura amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero nguko bikomeza kugenda bigarukwaho, biravugwa ko kugeza amagingo yangaya abantu 9 baguye mu mirwano yahanganishije FARDC ndetse na Wazalendo. Ya Wazalendo yagombaga kuba iraswaho na FARDC ifatanyije na UPDF, ubu ngubu bari gusubiranamo cyangwa se bari kurwana na FARDC bo ubwabo. Kandi murabyuka ko twigeze kuba tuvuga tutari ko ni gute abantu nta nubwo banabyumvaga, bakavuga atari ko ni gute Wazalendo izaraswaho na FARDC ndetse na UPDF kandi tuzi ko FARDC egari Wazalendo, kuko abangaba ni bamwe mu bagize coalition ya FARDC. Ni gute wambwira ngo FARDC zirasa? Ibi ngibi byakomeza kugenda bicanga abantu, ariko kugeza amagingo yangaya byamaze kuba bisobanuka biturutse ariko ku imisi yagiye itanga igisubizo. Ubu ngubu rero bikaba bivugwa ko noneho Wazalendo na FARDC bari gusubiranamo bakarwana nk'uko byabaye muri kano gace ka Kindu. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza ko aya masezerano ntacyo yamaze kuba ageraho. Reka dutegereze rero turebe icyo biri buze gutanga, niba ubutegetsi bwa Kinshasa buraza kuba businya bukemeza ko uyu mugore Judy yakwerekeza hano i Goma akajya guhagararira Kenya. Ariko ku bwanjye sinzi niba bizakunda, ntabwo byakunda, kuko ikiriho cyo ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa bushobora kwemerera Kenya ko yohereza umuntu hano muri bino bice bigenzurwa n'ihuriro AFC, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa urumva ni nkaho bwaba buhaye umurindi cyangwa se bwaba bushigikiye Kenya ko noneho ikorana bya hafi n'ihuriro AFC. Kambashimire kandi mbabwire ngo mukomeze kwitabira, tujye dukomeza kubana muri ibi biganiro bivuga kuri politike. Nawe watanga igitekerezo cyawe, hatangirwa ibitekerezo muri commentaire, hanyuma tukajya dukomeza kuganira tureba ibiri kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se hano mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze, Nyagasani akomeza abarinde. Bye bye.